uko imitima yanyu bitekereje kuza yaba mwebwe abahari n'abataje bashyizemo umwanya wabo kugira ngo mugere hano. Nifuza ko Nyagasani amfashije bano bana bakegera hejuru, nanjye nkabona ubushobozi naza nkabiyungamo nkaza nkakora uyu murimo, kuko uyu ni umurimo ukomeye. Buri umwe wese agize twongeye kubasuhuza bavandimwe mudukurikiranye kuri channel ya Tabara TV. Mahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi twagendereye uyu mugabo mureba n'abana b'imfubyi umugabo yasigaranye. Turi mu rugo rwe rero twifuje kumubaza uko ubuzima bwe bumeze. Bushize twaramuganirije tumubwira ko tuzaza kumureba nka groupe igerageza gusura abantu bababaye kandi bafite ibibazo, abantu Imana ihamagaye, Imana itoranyije mu gihe nk'iki ngiki. Ubwo rero twamugezeho. Ezekiel muraho? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Hanyuma uyu munsi nk'uko ubushize twagiranye ikiganiro mubwira ko ndakuzanira bene data kugira ngo bagusuhuze bagusure. Ezekiel rero ubuhamya wabumaye njyenyine, ndagira ngo ubwire aba bene data ndetse n'abashiki bacu dukorana uyu murimo. Ntabwo ndi njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'aba badamu reba bakuze beza bambaye neza, n'aba bagabo turi kumwe hano. Ezekiel, ubundi ubuzima bwawe ni ubuhe? Ese kugira ngo aba bana ububarera wenyine, nyina wabo yagiye ute, yagiye he, byagenze gute? Murakoze. Ubuzima bwanjye n'aba bana ubuzima butoroshye. Abana ngira ngo ngiye kubamarana igihe kingana n'imyaka 5. Yego. Mu myaka 5 ngiye kumara mu kwezi kwa 8. Ntabwo ari intambara yoroshye, ni ubuzima bukomeye gusigarana nk'aba uyu n'uyu nguyu ku mezi 8. Abo ni impanga? Ni impanga, yego. Nabasigaye afite amezi 8 ariko nkomeza kugenda nihangana, ariko hamwe n'ububasha bw'Imana n'abantu habona umuntu aranzaniye ibyo kurya abana bakaba gutyo no kwiga bigenda bisa nk'ibinanirana, ariko ko bukeye uko bwije nkagira abantu nkamwe bimpuwe bakaza se nk'abaturanyi nk'uko akira agasukari akira gutyo, nkabona ubuzima bwana bugenda gahoro gahoro. Ariko hamwe n'Uwiteka shimira Imana cyane kuba ntago bakunze kurwara abana banje. Ku mezi 8 wabasigaranye byari byagenze gute, hari habaye iki? Tunyurire mu ncamake kandi. Mezi 8 ntago nari ino ahantu nahaje mu bundi buryo nanjye buntunguye ntakekaga. Nari mu mujyi mbana na nyina w'abana tubanye neza. Yego. Ariko nyuma nabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Ngiye kuva ngo umugore wanjye ngo yatwawe n'undi mugabo. Ibintu birambabaza cyane, nshaka kugira umutima mubi w'abantu, ariko ngeze aho nareba urubyaro nkavuga nanone bizamviramo izindi ngaruka mbi no gufungwa n'iki byose. Ndavuga reka nemere nubaho Uwiteka, fata abana banjye nkomeza kugenda mbana n'abana gahoro aho ngeze, kuko ahangangira ngo ni nk'inzu igeze nko ya 5 mbayemo. Uwo mfashije inzu jya muri iyi, va muri iyi, jya muri iriya, gutyo. Ariko nko kubona abana ubona ko barimo kugenda bakura, nk'umuntu nk'icyifuzo kiza ngize ahantu mbona nshyira abana kuvuga ngo aha ni iwacu, sinasiga abana ngo mfite aho ngiye kujya gukorera nta handi. Ubu ni ahangamba ni byo. Abo bana yego bariga bose. Yego. Nambazaga ku kibazo cy'abana cy'umudamu nyine. Uburyo yagutayemo n'uburyo byagenze ute, wari uri hewe kugira ngo umudamu agusige? Yego. Twabaga Kampala. Dutuye ahantu hitwa Nsambya. Umudamu wanjye nkabona amatorero ariho ni menshi. None umudamu wanjye agiye mu rusengero rumwe, ngira si rusengero ni ibiki. Umudamu rimwe aza kumbwira ngo ariko rero ngo Imana ngo yamanuriye ko umupasiteri wacu yamanuriye ko uwo utari umugabo wanjye hari undi mugabo. Ninjye nawe mu myaka 13 tubanye. Gute tubyaye aba bana ukambwira ko hari undi mugabo wundi. Yaje kuza nyuma nkabona umugore ari aho ngaho, rimwe na rimwe dufite amezi ibyumweru 2. Yatangiye kujya afata tuno twana ngagiye muri overnight muri covid. Rimwe nza kumukurikira, polisi iramfata nijoro. Ndababwira ngiye nkurikiye umumama hari uwo mubonye atatunyuza tubwira ko agiye kwa muganga. Ntireka abana ntabwo barwaye ahubwo bagiye gusenga.
bati tugende twereka aho hantu ari urusengero muri Kampala byari bikomeye icyo gihe ndagenda ndababereka icyo kintu nicyo napfutse mpfa noneho na wa mupasiteri wo muri rwa rusengero bose barabafunze none icyo gita kimbera imbarutso ya byose ku buryo naje abana banyingabo naje gufungwa ndakubitwa nageze ku rusengero usanga nta barimo bose barabatwara kufunga noneho bita umugore wanjye atavuga ngo noneho ubu bibaye burundu ungaragarije ko n'ubundi utari umugabo wanjye ahubwo uri umwanzi wanjye intambara yatangiriye aho rimwe nza kugenda ngiye isafari ngarutse nsanga yafashe abana yarabajugunye ngo yisangiye umugabo kuri kumbe wa mugabo pasiteri niwe mutwara arafata agiye kubajugunya mu isoko Mukono abana turagora muri UNHCR barabamarana amezi 2 niwe nta mu nzu ufite impapuro zo babampereyeho kugira ngo ngiye babamenye amaze igihe kingana nk'amezi 2 ntazababamira kubw'amahirwe abana bambonye bati turashaka papa nuko nakomezanyije n'abana banjye hanyuma nyina wabo se ntajya guhamagara ntaza aho abana bari uwo ntinya n'uwiteka mu ntabwo ntinya amaso y'abantu kuva yagenda nta jwi rigenzi nta n'isura ye mbona no kurota sinamurota ngo mubone umukuru n'uriya muhungu umukuru n'uyu nguyu uyu mukobwa hakazaho n'uyu mukobwa azina mpanga n'ubundi z'abakobwa uburyo babayeho ni uko ubona abantu baza babagira neza bakabafasha yego nkuko muje mukansura nkabona abantu baraje barifashe wowe se mu buzima busanzwe ukora iki aba bana nakora na bano bana rwose nta kintu nshobora gukora na bano bana ntabwo bishoboka iyo bagiye ku mashuri nsigaranga nkuko mbatekeye namara kubatekera bagera ahangaha bakoga bakaryama nanjye nkabona gutemberamo nyine ngenda nshakisha gutyo gahoro gahoro ni ukwihangana Ezekiel bibaho mu buzima ariko Imana yemera ko umuntu avuka ni nayo imukuza uzajya ukomeza kwihangana no kwegera Imana gusenga sinzi niba uyu munsi ubonye nk'umugira neza akakubwira ati wampaye umwana nkamushyira mu ishuri sinzi ko wabyemera cyangwa niba aba bana ahubwo yabafasha muri kumwe nawe murakoze biragoye ufata umwana nkamufata gutya aba bana mbita nk'ikizi aba bana uwamfasha pe afite umugisha wo gufasha aba bana azabafashe mbafite kuko nanze kubareka njyenyine hari abantu benshi Kampala babansabye ndavuga ni oya aya ni amaraso yanjye aho nzajya umuntu uzaba ufite umutima wa kimuntu azaza barebe abafashe kandi Nyagasani azamufasha nawe nuko nguko ntabwo nishobora kurekura ariko uretse ubundi ubwo buhanuzi bwabayeho bw'uwo mugabo n'umugore wawe nta bindi bintu mwapfaga n'umugore wawe nta kindi yakuzizaga cyo mu rugo nabijyanye nk'amoko nyuma yigeze kujya mbwira ngo ntabwo nzi ko uri umuhutu amagambo nk'aya akankomeretsa njyewe nkanjye ariko ngeze aho ndavuga ko ndi umuntu nawe uri uwundi niba mu myaka 13 wumva ko ari bwumbonye ko ndiwe ntacyo uzagende ushaka ahandi hari abandi ariko byarangiye gutyo hari ijoro rimwe ntazibagirwa ryambereye amateka nabaye nk'ugwiriwe n'imvura y'amahindu bankodeshereje abapolisi ngira ngo bageze muri 4 ndakubitwa Kampala bajya kumfungira Nsambya kubw'amahirwe y'UNHCR irabimanya bazabafungura tugeze mu rugo arabanga ngo uwo muntu muzanye yananyica ati nigendere aho bambiye ngo njye gukodesha nibwo nasanze yajugunya abana bayanjye ni ibintu ihangana Imana izagufasha kurera abana uko byagenda kose rero nkunda kubona abana bawe bari kugenda mu town hariya uretse ko ngemba mbazi ariko ubona ko nyine ubuzima barimo ntago buba bworoshye Imana izagufasha kandi bizagenda neza kugira ngo ubeho muri ubwo buzima iyo barwaye se ubavuza gute barwaye mbajyana kwa muganga nk'aha ku irwariro Nyabugogo ntago bakunze kurwaragurika cyane nyine ni nkuko nka za malaria nkabatwarayo imiti bakayibona bakagaruka ihangane Yesu arabizi